Ndangurura bigwi niyarutuhi Garagane nyirurugega ruvuga nkindamutso ngeze mu nkomane za Nyakarengo nje kuvuga imyato gishima ryicwehe Nakamanangahe yewe ga yaragiye no kwa musinga wehe gwiza korenda wehe gahora n'Imana mbega musinga gwiza korenda nkiti yanzaye nshuti yamzaye ngo abyiyahetse gahora n'Imana mwami. Ngiye kubagezaho ko abanyeshuri n'abakozi birukanwa muri Kaminuza y'u Rwanda mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatatu babaziza gusa ko ari Abatutsi. Ngewe kibagezaho iki kiganiro ni Prof Raphael Nkaka muri Kaminuza y'u Rwanda Huye. Dore ingingo z'ingenzi ngenderwaho z'iki kiganiro. Ingingo ya mbere ndababwira inshamake y'urugomo rwo kwirukana Abatutsi mu mashuri no mu mirimo. Ingingo ya kabiri uko byagenze muri Université Nationale du Rwanda. Ingingo ya gatatu ndababwira ibitekerezo n'amagambo y'urwango bavugaga birukana Abatutsi. Ingingo ya kane ndababwira icyo abantu bagiye babivugaho icyo gihe byabaga. Icya gatanu inyigisho dukwiye kuvanamo. Iki kiganiro kizajya muri video ebyiri mu rwego rwo korohereza abashaka kuzireba bitabujije gukora akazi kabo basanzwe bakora. Bivuze ko ingingo zitavugwa muri iyi video muzazumva muri video izakurikiraho. Mboneyeho gushimira abakunzi b'iki kiganiro kubera ko bakoze subscription ari benshi kuko ni nabibasabye. Turi ku ngingo ya mbere iyo nshamake y'urwo rugomo. Guhera mu ijoro ryo kuwa 14 rishyira wa 15 Gashyantare 1973 serwakira y'urugomo yibasiye abanyeshuri n'abakozi b'Abatutsi yatangiye gukwira igihugu cyose. Yatangiye ku buryo bugaragara kuri Groupe Scolaire Officiel yahoze yitwa Groupe Scolaire d'Astrida. Nyuma yaho iyo serwakira ikwira muri Kaminuza y'u Rwanda aho kwirukana Abatutsi byatangiye ku itariki 15 Gashyantare 1973. Ku 26 Gashyantare ibitero bigizwe n'udutsiko duturutse muri Groupe Scolaire byateye École Sociale na Seminaire ntoya ya Butare byombi biherereye ku Karubanda. Igitero cyateye kuri École Sociale cyahitanye abantu kandi gikomeretsa abandi mu gihe abanyeshuri b'Abatutsi bo muri Petit Seminaire barokowe n'ubushishozi bw'umuyobozi wayo Padiri Mathias Runyange wasabye abanyeshuri bose guhunga mbere gato y'uko bagiye abagizi ba nabi b'abanyeshuri bahagera, dore ko bahunze nabo binjira mu kigo. Kuri uwo munsi kandi abanyeshuri b'Abatutsi birukanwa muri École Normale ya Shyogwe muri Perefegitura ya Gitarama abagabije ibyo bitero banateye abanyeshuri ba Juvena y'i Kabgayi. Uwo muhindo waje gukwira igihugu cyose nta gitangira. Mu ntangiriro za Werurwe amashuri yisumbuye 65 n'ibigo bitatu by'amashuri makuru bingana n'abanyeshuri hafi 2000 byari bimaze kwibasirwa n'iyo nkundura y'urugomo. Ku bijyanye no kwirukana abakozi byatangiriye i Kigali ku itariki ya 17 Gashyantare mwaka w'igihumbi magana cyenda 1973 bigera mu nzego zose za leta n'iz'abikorera
nyuma byageze i Butare ku wa 25 Gashyantare aho abakozi 143 harimo 46 ba Kaminuza y'u Rwanda birukanwe ku ngufu. Bukeye bwaho iyo nkubiri y'urugomo yakwiriye i Kabgayi aho abakozi b'igaraji, ab'ikigo cy'icapiro cya diyoseze n'ab'ibitaro bya Kabgayi nyine nabo birukanwe ku ngufu. Nyuma byageze mu Ruhengeri no muri Gisenyi ku wa 26 Gashyantare no ku wa 1 Werurwe 1973. Mu mpera za Werurwe 73 abakozi b'Abatutsi bari bamaze kwirukanwa mu gihugu hose. Uko ibyo bikorwa byabereye icyarimwe hirya no hino mu gihugu bigaragaza ko kwirukana Abatutsi byari umugambi wa politiki wateguwe. Bimwe mu byo tubabwira tukaba tubikesha igitabo cyanditswe na Mugesera Antoine cyitwa Imibereho y'Abatutsi kuri Repubulika ya mbere n'iya kabiri hagati mu mwaka w'1959 n'1990. Kikaba cyarasohokeye i Kigali muri Edition Rwandaise mwaka w'2004. Tujye ku ngingo ya kabiri. Kwirukana Abatutsi by'umwihariko muri Université Nationale du Rwanda. Ibyo ngiye kubabwira mbikesha ubuhamya bwari uhari ibyo biba, hamwe na raporo yakozwe na Dr Nsanzimana Sylvestre wari regiteri wa university icyo gihe ku itariki 28 Gashyantare 1973. Mutambuka umwe mu banyeshuri bahari yagize ati: ku mugoroba ku wa 13 Gashyantare 1973 nari mu isomero nkemura ikibazo cya mathématique financière. Mugenzi wanjye twabanaga Mareshali yaraje arambwira ati ngwino hano, maze anyereka urutonde rurerure rw'abanyeshuri ruriho ubutumwa bugira buti: abanyeshuri bafite amazina akurikira basabwe kuba bavuye muri kaminuza mu masaha 12. Ati nibuka ko nari nimero ya mbere, naho Emile Rwamasirabo akaba ari nimero 6. Kubera avuze Professor Emile Rwamasirabo nuko icyo gihe cy'ubuhamya regiteri wa Kaminuza y'u Rwanda, kandi Mutambuka wabutangaga akaba yari umwarimu wo muri iyo kaminuza, bityo kumuvuga bikaba byari byoroheye umutangabuhamya kandi n'abamwumva bakajumva vuba kuko yavugaga yari umuntu uzwi cyane. Harakomeza ati nasise njya kureba umunyamabanga mukuru wa kaminuza bitaga secrétaire général witwaga Padiri Dion, hamwe n'umujyanama wanjye mu byaroho ari we Padiri Gimizi. Ntabwo ariko Mutambuka yavuze icyo avuganye n'abapadiri, ahubwo yarakomeje avuga ko hari umusirikare bari baziranye wamubwiye mbere y'uko ibyo biba ko bari buze kubagota, kandi ko baramuka batewe bagomba kwirinda kwirwanaho kuko abasirikari bagomba kuza gutabara abo bitaga abana b'igihugu aribo Bahutu. Aya magambo agaragaza ko icyo gikorwa kitari cy'abanyeshuri ubwabo. Gutegura urutonde rw'abanyeshuri 190 hashingiye ku bwoko byasabaga kubanza kureba amadosiye y'abanyeshuri kuko isura n'igihagararo byabaga bidahagije kugira ngo bamenye Umututsi. Kuba abasirikari bari biteguye gutabara Abahutu gusa nabo byerekana ko inzego z'umutekano zari zizi umugambi kandi zari ziwushyigikiye, ariko ntizishake kwigaragaza, zikabikora zihisha inyuma y'abanyeshuri. Dr Nsanzimana nawe afite icyo yabivuzeho. Ati nkimara kumenya iby'urwo rugomo nahise nsimbukira mu modoka yanjye ngira iruhande nta handi nyuze. Ati ngeze iruhande rwa Direction des Travaux ngo ako gatsiko k'abanyeshuri kandi amukije kandi amukanya urugwiro rwinshi cyane ngo regiteri woye. Ati nkimara kumenya iby'urwo rugomo nahise nsimbukira mu modoka yanjye ngira iruhande nta handi nyuze. Ati ngeze iruhande rwa Direction des Travaux ngo ako gatsiko k'abanyeshuri
kandi amukijanye urugwiro. Ngo regiteri oye! Arakomeza ngo abanyeshuri bari bazi neza ko ntashobora gushyigikira ibyo bakora, ikaba ari niyo mpamvu bari babigize ibanga, babigira ibanga rikomeye mbere y'uko biba. Ati nayo mpamvu bamwe batunguwe n'uko nabimenye, ku buryo babwiranaga buhoro buhoro bibaza ukuntu nabimenye. Bamwe bakagira bati ni iyihe mbesiri yatinyutse gukangurira regiteri wacu dukunda muri iki gicuku? Ninde koko? Nitumenya tuzamwumvisha. Biri muri raporo yitwa Rapport sur les événements qui se sont produits à l'UNR à partir de la nuit du 15 au 16 février 1973. Bikaba biri muri dialogue nimero 183 y'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2007. Iyo raporo ikaba yarakozwe na Regiteri Nsanzimana ubwe. Dr Nsanzimana yari dogiteri mu mategeko muri Université Libre de Bruxelles mu mwaka wa 1965, aho yari agiye kwiga mu gihe cy'ubukoloni. Ku itariki 17 z'ukwa 10 1971 nibwo yagizwe regiteri wa Université Nationale du Rwanda, asimbuye kuri uwo mwanya Umunyakanada George Henri Levesque. Akaba yitirirwa kuba ari washinze iyo kaminuza. Henri Levesque yavuye kuri uwo mwanya mwaka wa 1988 ubwo yagirwaga umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Maze guhabwa imirimo ikomeye, harimo no kuba yarabaye minisitiri w'intebe kuva ku itariki ya 12 Ukwakira 1991 kugeza ku ya 2 Mata 1992, ubwo yasimburwaga na Dismas Nsengiyaremye. Yitabye Imana mwaka wa 1999 i Bruxelles azize indwara. Akaba yaravukiye i Nyamagabe mwaka wa 1936. Iyo raporo igaragaza ko hagati ya regiteri n'abanyeshuri birukanaga abatutsi hari ubusabane. Ibyo bigaragazwa n'uko bamwakishije amashyi menshi, amashyi y'urufaya igihe yageraga muri universite nijoro. Ibi byerekana ko abanyeshuri bumvaga ko regiteri ataza kubamagana. Iyo aza kuba barwanya ntabwo bari kumwakirana ibyishimo nk'ibyo. Nubwo umuntu yakeka ko atarakikirwa ubugome, ariko umuntu yakomeza ko ntacyo yakoze ngo aburizemo icyo gikorwa. Bamwe mu barimu muri Kaminuza y'u Rwanda, Université Nationale du Rwanda, barabimunenze. Bagira bati kuki regiteri atatabaje polisi cyangwa se ingabo z'igihugu igihe urugomo rwatangiraga? Kuki yaje kuganira n'abanyeshuri aho kubageza imbere y'ubutabera akabaregera urukiko rw'ikirenga? Kuki atasabye abanyeshuri birukanwe kugaruka mu ishuri bagakomeza kwiga? Abo barimu bari mu kuri. Regiteri wa universite yananiwe gukora ibyo bamwe mu badiregiteri b'amashuri yisumbuye bashoboye gukora, aho bamwe bahisemo kwirukana abanyeshuri bose aho kugira ngo bamwe bagende abandi basigare. Abo barimu ariko basanga batari bazi ko kwirukana abo batutsi wari umugambi wa leta. Birashoboka ko batari bazi ko hari abasirikare bari mu ishyamba rikikije universite bagamije gutabara abo bitaga abana b'igihugu igihe abatutsi bashaka kwirwanaho. Birashoboka ko regiteri Nsanzimana yari afite amakuru kurusha abo barimu, akaba yari azi ko ntacyo yabikoraho. Regiteri yasubije abarimu bamugayaga muri aya magambo. Tutagiye kure, mwibuke ko mu bukoloni nta ringaniza ryabayeho mu mashuri yisumbuye no muri za kaminuza. Mwibuke ko ako karengane kamaganwe na manifeste y'abahutu y'umwaka wa 1957. Mu kubikosora hagiye ihame ryo kuringaniza amoko mu mashuri, ariko igikorwa cyo kuringaniza cyakomeje kugenda kinanirana, cyakomeje kugenda kidindira. Ati ntitugire aho dutera ibuye, kuko ari ikibazo gikakaye.
Iki gisubizo cya Nsanzimana kirekana ko urugomo rwakorewe Abatutsi ari ibisanzwe kuko politiki y'amashuri yananiwe gushyira iringaniza mu bikorwa. Kuba rero abanyeshuri bitwaje ko ari Abahutu bashobora kwirukana abandi nta kibi bakoze, nta n'ukwiye kubibazwa, nk'aho kubwe abirukanaga abandi bakoraga ibikwiye kuko byose byishwe na leta yananiwe gushyira mu bikorwa iringaniza mu mashuri. Umuntu usesenguye igisubizo cya Dr Nsanzimana yakeka ko kwirukana Abatutsi muri universite bwari uburyo bwo gushyira mu bikorwa iringaniza leta yari yananiwe gushyira mu bikorwa. Ariko hari n'abandi bayibona ukundi. Nka Honorable Nsengimana Joseph afite ukundi yabibonye mu buhamya aherutse gutanga muri Kaminuza y'u Rwanda mu gihe cyo kwibuka. 73 icyo gihe twari abanyeshuri nabonye na Rwamasirabo turi hamwe ukuntu twirukanwe muri iyi kaminuza ku itariki ku ijoro rya 15 na 16 z'ukwa kabiri twari twiriwe mu buzima busanzwe bw'abanyeshuri dukina imikino tujya ku meza, noneho bamwe tujya mu kureba sinema. Dusohotse muri sale ya sinema twasanze bagenzi bacu bagera ku 10 bahagaze imbere yaho twasohokeraga, bahita batubwira yuko tutifuzwa muri iki kigo, yuko tugomba kuhava muri iryo joro. Ubwo rero byabaye ngombwa koko yuko tugerageza kugenda, ariko ibyo bari batubwiye noneho batangiye kubishyira mu bikorwa, bagenda banyura kuri buri cyumba, basanga utaragenda bagatangira kugukubita. Twanyuze muri arboretum benshi, turagenda tugera mu mujyi, dutangira kureba uko tubaho, uko dukira. Ibyo rero byatumye benshi muri twe tunahunga, kuko ntabwo twasubijwe mu mashuri, ahubwo yabaye ngombwa ko duhunga kujya gushaka ahandi twakwigira. Bamwe banyuze i Burundi twahabaye igihe gito, tuhava tujya abenshi muri Senegal, abandi muri Congo. Njyewe nagiye Lubumbashi, niho nize ndangiriza lisansi ndetse mba na assistant muri universite yaho. Nyuma yaho naje kugaruka bitinze kubera impamvu z'aba ababyeyi bari bararushye, ukumva nta kindi wabakorera, n'ibyo wagira byose ariko ugomba kubibuka kugira ngo urebe ukuntu bafasha. Data yari yatabarutse, numva ngomba kuza, ariko ngeze ino ngira amahirwe yo guhura na Nsanzimana wari waratwigishije, wari recteur watwirukana. Nsanzimana amenye yuko nigisha muri Kongo, arambaza ngo ari kubundi ngo kuki utaza kutwigishiriza. Icyo gihe ndabyibuka, naramubwiye numva rero ngiye kwigisha abanyarwanda rwose ndabishaka, ariko ndabizi noneho afite ububasha burusha ubwo yari afite icyo gihe, kandi koko icyo gihe we yarwanije ko abanyeshuri batwirukana, ariko ubuyobozi bwari bufatanije n'abanyeshuri baramwangira. Numvise rero ibyo ambwira, arambwira ati niba ikibazo cyawe ari ugukora doctora, wino twigishirize mu myaka 2 nzakohereza ugiye gukora doctora yawe. Ubwo natangiye akazi itariki ya mbere y'ukwa 11, ariko gahunda yabaye indi. Nyuma nasubiye i Lubumbashi kuzana umuryango ku itariki ya 15 z'ukwa 12,
ngarutse ngeze ino ku itariki ya 7 nsanga Nsanzimana wa wundi wari wampaye akazi yansezeranije n'ibyo nifuzaga yagiye muri Afrika muri Union Africaine. Nibutse ko muri Kongere y'Umudeli Parlementaire mu mwaka wa 1922 wari perezida wayo Girigori Kayibanda yasubiyemo ko Abahutu mu Rwanda ari 85%, Abatutsi bakaba 14%, naho Abatwa bakaba 1%. Asaba ko abanyeshuri bagomba kwiga hakurikijwe imibare. Wagira ngo higaga ubwoko mu mwanya w'abantu. Icyatumye Girigori Kayibanda abyibutsa nuko basanze amashuri higamo Abatutsi baruta 14%, bikaba bitari byarakurikije umugambi wa 6 wa Repubulika wavuzwe na Dominiko Mbonyumutwa akimara gutorerwa kuba perezida wa Repubulika ku ya 28 z'ukwezi kwa mbere 1961. Muri raporo yakozwe na Minisiteri y'Amashuri Abanza n'Ayisumbuye mu mwaka wa 1986 ivuga uburyo amoko n'uturere byagiye bihabwa amashuri kuva mu mwaka wa 1960, yerekana ko umubare w'Abatutsi warengaga uwo bashakaga. Iyo raporo yitwa Ministère de l'enseignement primaire et secondaire, des disparités ethniques et régionales dans l'enseignement secondaire rwandais des années 1960 à 1980. Ikaba yashyizwe ahagaragara mu mwaka wa 1986 mu kwezi kwa kabiri. Nsanzimana yarakomeje ngo munamenye ko hari ibindi bibazo bindi tutabasha kumenya birebana n'imibereho y'abanyeshuri. Mu banyeshuri bo muri kaminuza basabwa byinshi, haba muri universite cyangwa hanze yayo utapfa kumenya icyo baba bigamije. Bikaba byumvisha ko uwo mugambi waciriwe hanze ya universite. Ibyo basabwa biva hanze ya kaminuza iboneka muri raporo y'inama ya universite, Conseil universitaire, yo ku itariki ya 1 z'ukwa 3 1973. Dr Nsanzimana yohereje Minisitiri w'Amashuri icyo gihe wari Harerimana Gaspard. Agira ati: mu ijoro ryo kuwa 25 Gashyantare 1983, lisite y'abakozi 86 ba kaminuza yamanitswe n'abantu batazwe ku muryango wa Bâtiment Central ya Université Nationale du Rwanda n'ahandi hantu hanyuranye ho mujyi wa Butare. Abo bantu batazwe bakaba barategekaga abari kuri iyo lisite ko bagomba kuva byihuse muri universite ubutazagaruka. Kuri icyo gihe nta n'umwe wagarutse mu kazi. Biboneka muri iyo raporo ya Nsanzimana yitwa Compte rendu de la réunion du Conseil universitaire du 1er mars 1973. Iboneka mu gitabo cyanditswe na Professeur Rutayisire afatanyije na Mutwara Sibo na Gahondogo, cyitwa Le génocide à l'Université nationale du Rwanda, opérage du rôle de l'élite intellectuelle entre 1963 et 1994, Université nationale du Rwanda, mu kigo cyitwa Centre de résolution des conflits, mwaka wa 2012. Yarakomeje ahishura ko iyo liste yari yakozwe n'abari mu cyo bitaga Comité du Salut, iyo komite y'agakiza. Iyo komite yari ishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa bya gahunda yo kwirukana Abatutsi mu mashuri no mu mirimo. Yari igizwe na bamwe muri ba maneko ba leta, bamwe mu bakozi ba leta barimo n'abashinzwe umutekano, bamwe mu banyeshuri batowe muri perefegitura zose uko ari 10. Ibyo byose bikaba byerekana ko cyari igikorwa cyari mu mugambi wa leta. Ndangurura bigwi niyarutuhi Garagane nyir'urugega ruvuga nk'indamutso ngeze mu nkomane za Nyakarengo nje kuvuga imyato gishima ryicwehe Nakamanangahe yewe ga yaragiye
no kwa musinga wehe ngwiza korenda wehe